bakuzi b'umurongo wa Kimezamiryango, nongeye kubasuhuza. Tugeze kuri video ya 97 niba ntibeshye, dushaka kugira ngo tubabwire iby'urugendo rwabaye ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10, urugendo rwa Nyirarumaga, uko yaje gusura ikigo cyacu cya Kimezamiryango. Uru rugendo rwateguwe n'ishami ry'igihugu cy'u Rwanda gikorana na UNESCO, gikuriwe n'umusaza mukuru witwa Kajuga Jerome. Akaba yaratumiye ibigo bigeze kuri 3 cyangwa 4 kugira ngo bisurwe uwo munsi mu rwego rwo kwizihiza umunsi ngarukamwaka w'ubuvuzi gakondo bwa Afurika. Uwo munsi wizihizwa ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8, ariko byashyizwe mu bikorwa mu Rwanda na UNESCO ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 2024. Urwo rugendo rero twarwise urugendo rwa Nyirarumaga, umusizikazi wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda wabayeho ku ngoma ya Ruganzu Ndoli. Arazwi cyane mu gisigo cyitwa Impakanizi, igisigo yise ngo umunsi ameze imiryango yose. Abatwumva rero ndagira ngo mbabwire ko uyu mwanya ari wo kugira ngo tubagezeho urwo rugendo uko rwari ruteye. Habanje ikigo nyarwanda gishingiye ku muco cy'umuntu uzwi cyane witwa Rutanga rw'amaboko. Niwe wabanje gusurwa, hanyuma hataho Kimezamiryango, ndetse haza no gusurwa undi mushakashatsi ukomeye cyane nawe mu miryango y'ibiti witwa Kanyandekwe w'umushakashatsi. Twaje guherukira ku musozi wa Kigali, hagati ku musozi wa Kigali hagati y'ibigabiro bibiri binini by'abami, aho bajya kwambariza Imana ku musozi wa Kigali. Muri video ishize nari naberetse uko isengesho ryo gusabira u Rwanda umutima ryari riteye. Nayo yari insanganyamatsiko muri urwo rugendo. Ariko mwambaza mutese Nyirarumaga ajate ko ari uwa kera? Mu by'ukuri aya ni amagambo nakuye ku Mutagara iri joro, agaragaza ko mu by'ukuri imitekerereze yacu twebwe batuye isi ikiri hasi cyane. Tumva ngo umuntu yarapfuye nta kiriho, tukibwira ko ibintu byarangiye. Ariko nenda kuzabashyiriraho video nshya cyane yo kwiyuburura. Tuzi neza yuko inzoka yiyuburura ikongera ikubaho bundi bushya, ndetse usanga ari n'igisore kandi yarishaje. No ku bantu rero niko bigenda, nuko gusa amadini yaje ashaka gusibanganya icyo kintu, ndetse n'abantu bakatubeshya ko ngo gupfa ari buheriheri ku muntu. Nyamara ngo ntabwo ari byo kuzuka, ariko twebwe tuzi ko umuntu yiyuburura akaza mu nda y'umugore akavuka mu ruhinja ruke. biri mu mavideo yacu yabanje
ku rupfu. Ntabwo twirwa tubitindaho cyane, ariko biragaragaza ko Nyirarumaga yongeye kugenda agaruka muri ubu buzima turimo inshuro nyinshi. Ndetse ubwo rero ntabwo byaba bitangaje kugira ngo aze gukora urugendo hano, ahubwo twakibaza tukarebera hamwe yarazanywe n'iki. Yarazanywe no kuzuriza Kimezamiryango, azanye inkuru nziza, azanye inkuru nziza yo gusa n'umwarimu udukosora, kuko nk'uko twababwiye igisigo cye cya mbere cy'impakanizi yagihaye umutwe w'amagambo uvuga ngo umunsi ameza imiryango. Uwo yavugaga ni Nyamususa, umugore wa Gihanga, umwami wa mbere w'u Rwanda. Mu by'ukuri rero birumvikana ko iki kintu cyo kumeza imiryango ari ikintu kirebana na Kimezamiryango dukuriye. Ibi rero biravuga ko twebwe tugarukira ku bintu byo kumeza imiryango gusa, ariko bikaba bidasobanutse iyo miryango ni iyihe, ni imiryango ki. Nibwo rero dusanga uko twakosowe twabyumvise ku Mutagara w'ejo nijoro, bavuga ko Nyirarumaga avuga ati mwibagiwe ijambo ryitwa yose. Ni ukuvuga imiryango yose. Biravuga iki? Biravuga imiryango y'abantu, imiryango y'ibimera, imiryango y'ibiti n'ibyatsi, imiryango y'amabuye, imiryango y'imyuka. Muzi buriya ko habaho imyuka myinshi cyane, nk'uko hari video turimo gutegura izababwira iby'imyuka duhumeka. Bikagaragara rero ko mu by'ukuri hariho imiryango myinshi y'udusimba, imiryango y'inyamaswa, imiryango y'amabuye, imiryango y'amazi, imiryango y'imiyaga, imiryango mbese imiryango y'ubutaka, imiryango y'inzuki, imiryango y'amasazi, imiryango y'amoko menshi cyane, imiryango y'intozi, imiryango y'inshishi, imiryango y'ibimonyo n'utundi dusimba twose, imiryango y'inyoni, imiryango y'ibisiga, imiryango y'ibiriho byose. Ibyo byose bikaba, iyo miryango yose uko ivugwa ikaba igize igihugu, ndetse ikaba igize ibihugu, igize n'isi yose. Murumva rero ko mu by'ukuri ibyo tuvuga biba bireba Abanyarwanda bose, bikaba bireba abatuye isi bose, bikaba bituye imiryango nk'uko tumaze kuyivuga yose uko izwi ku isi no mu isanzure ryose. Rero ndagira ngo mbararikire mushobore kumva uko uru rugendo rwagenze. Hari ibigo byatumiwe na UNESCO, ishami ry'u Rwanda rishinzwe gukorana na UNESCO, ryatumiye ibigo maze kubabwira. Hariho ikigo Nyarwanda gishingiye ku muco, aricyo cya Rutanga rw'amaboko. Hakurikiraho Kimezamiryango ya hano ku Kamonyi, hakurikiraho ndetse n'Ikambere, aho imiryango twabonye imiryango y'ibiti, y'ibimera, y'umushakashatsi nababwiye Kanyandekwe. Hagati aho nibwo twasohoreje ku mujyi wa Kigali, ho twagiye gusaba umutima w'igihugu, umutima w'iyi miryango, umutima w'u Rwanda, nk'uko abami batubanjirije babigenzaga. Rero murakurikirana video, ariko nifuza ko mwakumva cyane iki kintu kimeze nk'itegeko ry'uko ibintu byose bigizwe n'ikintu kimwe rukumbi. Ni ukuvuga bigizwe n'Imana, bigizwe n'ubwo ari Imana
igenda ifata amasura menshi, amasura y'ibyaremwe nk'uko maze kubivuga, ariko ikibibeshejeho akaba ari imbaraga mbeshaho, akaba ari imbaraga twise imbaraga za kimezamiryango yose. Noneho nk'uko twakosowe, ntituzongera kuvuga kimezamiryango gusa, tuzavuga kimezamiryango yose, kugira ngo twe gucamo ibice kandi dukureho amacakubiri twamenyereye twamazemo igihe kinini cyane. Bakunzi bacu rero, mugenda mukurikira iyi video, muragenda mubona uko basuye buri kigo, muragenda mubona uko byagenze. Tukaba dutegereje kumva mbese icyo mubivugaho, icyo byabungura, uko mwashyigikira ibi bigo mu magambo no mu bundi buryo bushoboka, kugira ngo ibi bigo icyo byabashije kugeraho bishobore kugira no kuri benshi, bigere bitangarizwe abanyarwanda bose. Harimo na Benimana, Benirage Benimana, nabo bafite ababakuriye tugomba kubagaragariza. Nibo bateguye ibyabereye ku musozi wa Kigali, bagaragaza yuko gusabira umutima u Rwanda ari ngombwa, cyane cyane ko umuryango utagira umutima uba umeze nkaho uremaye kandi ubura igikuru. Mbese ni ubuhone, kutagira umutima ni ubuhone, ni ubugoryi. Umuryango rero ndavuga ngo nta muryango utagira ikigoryi, ngo ariko umuryango ubaye umugoryi, umuryango w'ibigoryi niko kaga. Byumvikane rero mu by'ukuri turimo turaca amacakubiri abantu bagiye bishyiriraho, cyane cyane ngo ashobora kubazanwa n'urupfu, kandi urupfu ari inzira ducamo kugira ngo dukomeze ubuzima. Hakabaho n'uburyo bwo gutandukanya ibintu, kandi ibintu byose ari kimwe, ari cya kimwe kibigize. Ndagira ngo rero murebe iyi video mwitonze, kandi mukurikire uko byagenze hano muri Kimezamiryango, bibatere amatsiko, mwirebe yose, muyirangize. Harimo inyigisho nyinshi, mwumve n'ibyagiye bihavugirwa, muzabisanga kuko hari televiziyo y'u Rwanda, ikiganiro Umurage cyari cyaharaye, bazakibagezaho mu minsi iri imbere ku buryo muzabyishimira. Ahasigaye rero nagira ngo mwumve uko iyo gahunda yagenze, n'ukuntu itariki itazibagirana mu mateka ya Kimezamiryango yose ya 10 z'ukwezi kwa 10 2024 yagenze, dusurwa n'imbaga y'abantu uko muza kubyibonera. Turabashimiye rero mu gukurikira iki kiganiro n'uru rugendo uko twasuye muri Kimezamiryango. Tubararikira ko ababona umwanya nabo badusura, bakatugenderera, bakahagira nabo iwabo kandi bakaruhuka. Hari uburyo bwo gukira indwara nyinshi bitewe nuko uje muri Kimezamiryango. Hari amafu ahagije, hari imiryango y'ibiti myinshi, nkuko n'ubu twicaha mugenda mubireba inyuma yacu hirya no hino, hari imiryango myinshi y'ibiti. Rero nishimiye ko muzakangukira kureba ikiganiro Umurage kuri televiziyo nyarwanda, mukazareba n'iyi video yacu yo muri Kimezamiryango yose, uko twagenderewe dukosorwa na Nyirarumaga, ariwe musizikazi watangije ijambo ryo kumiza imiryango yose y'ibiriho y'ibyaremwe. Murakoze rero, ndumva
nagerageza kugarukira ahangaha kugira ngo ahasigaye namwe mwirebere uko ibintu byagenze. Murakoze, murakarama, naho muri video itaha. Gishyitsi cyiza cya kimeza miryango, uri ntwari nakura mu rugerero rwo guhuza imiryango kugira ngo ihore yubakana. Gishyitsi cyiza cya kimeza miryango, uri ntwari nakura mu rugerero rwo guhuza imiryango kugira ngo ihore yubakana. Gishyitsi cyiza cya kimeza miryango, uri ntwari nakura mu rugerero rwo guhuza imiryango kugira ngo ihore yubakana. Gishyitsi cyiza cya kimeza miryango.